we yo kubona shame iyi rap yampurnye umutima ishaza n'urwango byisura umutima amafight anoze uyu mujinya unzanira ibindi mutwara ubuzima amarwine gushaka kisho ngunda wanyangaza katira gang. Yo, grafre meza bite? Ni fresh kabisa. Umeze fresh bya hatari kabisa ni kweli. Nitwa Morrison, witwa ndese? Ni Kevin Iskanje ndo umuhanzi kabisa. Uri umuhanzi? Kumbona usa nk'ababyinnye se mwa? Byose ndabikora nyine rimwe wambona ndimo ndabyina ubundi wambona ndimo ndaririmba no kubyina ntabwo bingora kabisa ni mu zanjye bya ngibyo. Ubu ngubu rero nta miziki hari ubudukubise nk'akantu kaga freestyle nyine ukabyina tukareba wagwana. Aka freestyle ko kubyina cyangwa kuririmba? Ko kubyina ariko nyine ubu nta miziki nyine hari tu. Ariko ugiye kudukubita ako kuririmba. Wende kuririmba n'ibyo ni sample mu Umva. Okay, ngaho dutemo nayo. Office ravuga ngo turi one alone iyi rap ya dumye mboni turi kane dukunda amakarisha zano rwo baduhose impari turahigira fe mwami biri yanyigishe game dimpari restaurant arashira ifari ege ni biri dupatisha imari iyo tiri twayikoza hari ubwo ni mubi dupatisha imari ubwo reje ababishe mu kare kripa so boy ska we ska niryo zina ryawe niryo ry'ubuhanzi mvuga ska ariko nyine ngiye gutayipinga ni sky kuri mubi mwana iyo ngoma irankomaguye bya hatari hariyo ufite muri studio zirahari nyinshi nyine ngewe nanone ngiye nkora ibintu byinshi kabisa ushobora gusanga rimwe ndimo ndarapa ubundi ugasanga ndimo ndaririmba R&B nyine nabyo ndabishoboye. Okay, nukuvuga ngo wabasha kurapa ukanaririmba icyari bisanzwe nyine kuri igikoko nakahe kagoma se ko kuririmba ufite amini kawe? Arako mfite bita urikiza mfitanye n'undi munchamo wanje bita Lily Boy. Dutemo aravuga ngo one time two time love you. All I think about that is you singokira kumukunda ngamije kibi erega you the one in the million you make me follow in your love nyereka mama wawe mutima ka gift uratambuka ndimani gakifuza icyamukabu wanje nkakwegukana na mwanya nataye nza kwiyarira you make me follow zabyiyumvira I go give you my heart nzabyimenyera ska uri mubi cyane mwana mpani kweri kabisa nese kuta boostinga ngo tukubone nimba wabasha kubyina ukarapa ukaririmba haraburi ndacyarimo ndiringa mu bintu byo kuzamura imboga nkoranyambaga zanjye n'ibicamo ndakeka noneho nyine musambona ariko muri kamu niho fresh nukuvuga ngo uracyazamura imboga nkoranyambaga zawe ndacyarimo ndazizamura ku buryo nyine buri fresh buryo umuntu yagenda agasacinga akahita mbona nta umuntu yasacinga ndengushye ugiye kuri Instagram ni sky akadomorwa ugiye kuri Facebook ni Kevin Sky ugiye kuri TikTok ni Kevin Sky. None se ibi biboro ni impano yawe cyangwa se ni kwa kondo uvuga ngo ndi gushaka amaramuko? Ntabwo ari gushaka amaramuko iyi impano yanjye mbishoramo mbabaye ariko nyine nanjye mfite rimwe ko one day itararisaka kabisa. None se ngo hari ukuntu umuntu avumbura impano akiri mutoya ngakajya abona ngakunda ngo ibintu ngo by'ibikoresho bacurangisha ku buryo nyine ahita atangira kuvuga ngo nshobora kuba mfite impano yo kuririmba we byaje gute? Ukuntu byaje ndabyibuka icyo gihe hari mu mwaka wa mbere nyine ngeze secondaire bwa mbere hari inshuti yanjye uwo musanenda cyane niwe rwose wamfashije nyine kugira ngo nanjye mbyiyumvemo ubundi njye navuye primary ntabyiyumvamo habinamo uwo musani yari umuhanzi tukajya tujyana muri clip ziwe ndamubwira ati why not nanjye nagutamo imutamo yumva ni fresh icyo gihe yahise njyana stu noneho tugiye stu njye nanjye nari nangiyemo nk'umuraperi nyine nce nk'umurapa noneho sinzi ukuntu nakubisemo beat irananira urumva nari kiri umujangwe beat kujabuka producer bamwita Devi barambwira ati why not utaririmba bisanzwe ko numva ufite ijwi ryiza ndavuga ati reka izo fasi zanjye noneho nzoroganize mpite nzikubitamo muri solo nyine zigenda gakeya nta bintu byo kurapa cyatwa nyine idimera neza
turarikodinga twumva bibaye kweri indirimbo nyine itiza ari R&B kandi twari twagiye tugiye gukora ibintu by'amadrili tuhita dukora ku karirimbo nayo nkutayemo kitwa uri keza nyine uri keza koko ni na keza none se abona rero biba bitoroshye hanze aha ngaha nk'umujene ukora ibiceri bya studio ibiceri bya studio rimwe na rimwe aba ari muri family issues nyine ugasanga wenda nka grand frère ambwa twenda guhebera nk'icumi tende wenda ukore cyangwa nanone nyine nanjye naba nihirinze urabona ngiye niga mbayo hari ukuntu nyine baduha school posh ngiye nkizigama nk'imiliyoni zari kankanda ahubwo nanjye nkavuga ati ndasohoka mbatamo imizigo kuko ngenzi icyo nshaka nyine urateganya kubikora by'umwuga se cyangwa nawe ni kwa kundi uvuga ati nikundira ibi staff reka mbikore nzashaka ibindi nkora nyine wenda bimbeshaho n'iki wowe ubipanga uti kuko hari abajene benshi baririmba bishimisha tu ngiye bitewe n'ukuntu mbyumva iki gihe ntabwo rwose nabijemo nk'imikino ntabwo ari ibintu by'imicezo ntabwo ari imicezo kabisa nako kajambaye indirimbo nkafitemo dutemo kugira ngo ariko batazajya banakwibagirwa it's okay amagambo mvuga ni make twige pima hakiri kare kuri wafu y'umusirikare straight to the camera mudamakare isiri bafata nk'intare bamufinje morandi busy amuwara mai adowani kizi kuri isama dashaka miri nubwo bitoroshye kuzamura flow ni gazi low izi bitches zisariye kesh nafite abahita